TV. Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Mimi Nyawe TV, by'umwihariko wowe wakoze subscribe, like, views, share, inkunga ikomeye. Wowe utarayikora nkusaba kwigaya. Abantu benshi mwagiye mwibaza impamvu ntakoze ikiganiro kijyanye na Saint Valentin. Nuko umukunzi wanjye tutari twabona na umukunzi wanjye atarabyemera, ngira ngo murabizi ko Juno ariwe ndi guharanira. Okay, ariko nyine tu Saint Valentin butaha mbasezeranya ko hagomba gushya. Mamya neza nashidikanya ko Juno azaba yamaze kuba uwanjye. Mumeze mute rero abo tudaherukana, ndagira ngo mwongere mwigaragaze nimero ibiri kuri screen ya telefone zanyu. Ndagira mwongere mu mamagare twongere dukominikane nka mbere. Mbabwira ko mubizi ko nabamenyesheje ko maze imitsi ndwaye, akaba ariyo mpamvu mwana ukuntu kana turere kambereye. Mwana ntabaye icyukira atano nagabanyije imyaka. Nsigaye mfite 18. Ubona na imyaka ba 18 bakunze ba Mimi Nyawe TV shamva noneho nagashya. Ubu rero noneho gahunda iriho mva ndashaka kuvuga ku bintu bijyanye n'urukundo. Abantu bavuga ngo nta rukundo ngira, abantu bavuga ngo Mimi ni indaya, ntago nzi abantu babikura by the way. Nge ntago ndi indaya, icyo ni icyambere. Munyumve neza, ibiganiro nkora nta hantu bihuriye n'uburaya. Gusa igikuru nuko nkunda abantu, nkabagira inama, nkabaganiriza, ntabwo buryo ki bagomba kwitwara. Ariko noneho shamva inda zo muri no Saint Valentin zo muzitege. Umva mana yo mwijure. Shumva cyo kora kabisa, umva sinzi kabisa. Inda n'amasida byo muri Saint Valentin ndabizi neza ko biri kuvuza ubuhuha. Ndabizi neza umunezero mwari murimo na za prudence ntago mwazibutse kabisa. Umwakubitiye aho reka umva ni bango za danje. Okay, urero nje kubabwira ibintu bijyanye ni mu gifore. Ni mu gifore. Joyeza ndagusuhuje mu cyeba umeze neza. Sha umva jambo ry'Imana riravuga ngo tujye dukunda n'abanzi bacu. None se wagira ute nta kundi n'umwanzi wapfa kumusuhuza kugira ngo abashe kumva ko ukiriho unanahumeka. By the way, ejo bundi numvise ikiganiro ngo umunsi ngo yagize icyawa ngibi aza abantu buzuye irusoro rukuntu bangana ku buryo yapfa bakamumbaza. Napfa azaje kwibagiro nk'izindi ngurube bamubage nawe bamurize. Abakunzi ba Mimi Nyawe TV rero shakara kanyuzemo mbabwira ko mbazirikana, mbabwira ko mbahoza ku mutima nubwo narwaye, ariko ntago ahubwo banza Joyeza yarandogesheje. Mu bigaragara bitewe n'ikiganiro ejo bundi nabonye, birashoboka ko yagiye kubwira nyina ko nzamurogesha, nyina akaba ari utanguranwa akandogesha mbere ye. Ariko ubu nagarutse nagarutse, ndaje twongere duhangane. Ntago Juno namukurekera gutyo gusa, ntago namukurekera gutyo gusa pe. Intambara ibaye ntibura bakajorite nta kundi, ariko ntago Juno wamutsindira gutyo gusa. Tugomba guhangana mpaka. Urumva ubu nagarutse nubwo imbaraga zitaraba nyinshi, ariko ndakoresha nkeya mfite mu mubiri wanjye. Nzi neza ko hari ikizakorwa. Aho ibyo kuvuga ngo gupfa ngo ngo kurwara ngo ibiki ngo nutwara ngo amadango ya Juno, bakubwiye ko Juno bamuvoma intanga mu mubiri akazitera mu nshinge z'abantu se bimenye byibura. Nuramuka ngo utwaye nda ngo ibitenge ngo amariba uzama ego umva ahubwo iyo uvugana baze byibura subuka amariba. Cyo kora numiwe pe. Hari ibintu cyo korasha n'umuntu umuntu apfana inzozi. By the way n'umuntu apfana inzozi nta kundi. Bakunzi ba Mimi Nyawe TV rero mwongere mumbwire ko munkunda, ndabizi mwarababaye mu mazi iminsi mumbwira Mimi uko nta kintu uri kuduhereza, Mimi byagenze bite. Ariko by the way nari mpfuye sha umva n'ukuri kw'Imana nari mpfuye habuze gato. Wumve ngo habuze gato. Ako nongeye nagarutse ngiye kubura urukundo rwanjye na Juno, ngiye kongera kubaka ingo z'abantu zigakomera. Umva mbese ngiye kongera amagurukire ibiganiro byanjye, nanababwira ko ngiye gushiraho episode z'urukundo nyine, ajya nkubwira ibintu by'ingenzi byatuma umugabo wagukunda, ibintu by'ingenzi byatuma umusore atereta umukobwa, atari bya bindi byo kumugurira amabande n'amamitiyu ngakunda mwemere. Ndajya nkubwira ko gukunda umukobwa ntago ari kumugurira mitiyu. Umukobwa akeneye umuntu umubwira ko ari mwiza, umukobwa akeneye umuntu umubwira ko asa neza, umukobwa akeneye umuntu umubwira ko ateye neza. Mbese ntago nzi ukuntu nabikubwira ngo ubashe kubyumva.
ariko abakobwa hari ibintu dukenera umuntu dutetesha ncwi mama pucyuri agatunda agapome gasukari biswi icyuki umva mbese amagambo yose uzi ariko ntuvuge igikakarubamba na muravumba nawe ukavuga ibyo ubona ko ari byiza nyine biryoheye amatwi urumva ukamubwira ko atariho nawe utaba uhari mbese ukamubwira ko ari we byishimo byawe mbese ukamubwira ko utabaho mu buzima adahari mbese ukamwereka icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza ukamubwira mbese ukamuganiriza utuntu twiza ukamurakora agasapurayizi ukamusohokana umutunguye ukamutungura avuye mu kazi ukamuhereza akagifuti mbese nyine utuntu dushimisha umutima nawe urabyumva n'ijambo ry'Imana rivuga ko abagore ari inzabya zoroshye shamva ibyiza biri imbere ndabakunda mbahoza ku mutima turi kumwe by'indani gahunda ni ugutwika murabizi gahunda ni ya yindi reka mbasezerane babwira ngo ubutaha ningaruka imbere ya kamera nzaza mbaganiriza ibyiza byo kuba ufite umuntu ugukunda kuba ufite umuntu kwitaho mu buzima ntabwo ari byiza ko umuntu aba wenyine na Imana yamuremye umufasha umukwiriye